icyambere gitangaje ni ukuba u Rwanda rufite utugari ibihumbi 4,180. Yego. None insengero zafunzwe ni ibihumbi 4,200. Ni ukuvuga ngo insengero zafunzwe ni rumwe muri buri kagari pe kandi hari zasigaye. Uri kucyumva? Hafunzwe insengero ziruta umubare w'utugari. Iyo tuza kugira nari nasabye imibare muri NESA ngo mpuze ndebe imibare y'amashuri nibwo isomo ryatambuka neza kugira ngo abantu batumva ko wenda hari gahunda umuntu ashobora kuba yakwibasira, usibye ko nibaza ko abantu batabimbonamo yema nkeneye gufungura amaso n'amatwi n'imitima y'abadukurikiye. Yego. Niba mu gihugu runaka insengero ziruta umubare w'amashuri y'incuke, aho ni ikibazo tukangiza umuti. Ibyo bintu nabyo abantu babitekereze. Iyo nkubiri yo gufunga insengero ngira ngo yigeze kuba gatoya hafi ya covid, none iragarutse. Ibyo byose rero nakubwiye bishobora kuba birimo, ugasanga narimvuze human trafficking. Ushobora no gusanga mu nsengero harimo channels zo guhanahana amapasi. Amapasi kuri telefone. Okay, kariya kambaye umutuku n'umweru shaka gupangira kabisa. Ugasanga wenda mu nsengero harimo ikintu hari ikindi nibagiwe, harimo nka network yo kunyereza imisoro. Ibintu bikajya biza byanditse ku rusengero birexonore kandi ari ibyo umuntu ajyanye muri kenkayoriye mu gakinjiro. Ibyo byose inzego urazizi wowe. So niturebe rero ngo baziza amapave, ngo amatoilette, ngo parikingi, hari ibirenze ibyo. Hari ibirenze ibyo. Ariko RGB yashyizeho, RGB iravuga ko 75% y'abapasiteri biza amashuri abanza gusa. Bitwaye iki? N'ibyo twari tubakeneyeho igihe runaka baragezeho bakore kandi barakoze igihe kinini, ahubwo cyagiye twari dukeneye isanamitima. N'abatarize primaire barakoze kandi hari abageze kuri izo ntego twari dukeneye. Icy'ingenzi ni ukuvuga ngo ese. Alright, Jalas Official TV nanone kandi turabasuhuje, twongeye kubashimira nanone kongera kubasanga ahangaha mudutegereje. Imbaga y'abarenga 184 hafi na 5 rwose mwese muraba agaciro kandi gakomeye cyane. So nge rero ubasuhuza nitwa Jalas, nk'ibisanzwe ndiye kubana na mwarimu wacu yaba kuri Karegeya Omar Pano by'umwihariko, ariko kandi anyuzamo na hano kuri Jalas Official akadufasha gutera imetero mu busesenguzi butandukanye ku nkuru iza politike, ubuzima busanzwe, imyidagaduro n'ibindi byose. Ngira gutya nkagenda mujyana nayo naho hadakunda kwiyenteresa. Hari ukuntu anyuzamo akaduha amasomo ku biba bigiye bivugwa, ndetse no mu butabera kuko ibiba bihari ni byinshi cyane. So rero Karegeya, wongeye kwirirwa, umeze ute? Umuganura mwiza muri rusange. Urakoze cyane. Arasa neza rwose. Umuntu wamaze gutangira kuganura. Urakoze. Kuganura ni ngombwa. Umuganura ni umuhango, buriya niwo wari umunsi mukuru w'igihugu. Yego. Buriya n'uwashatse wese umuntu wese washaka kwataka ubumwe bw'abanyarwanda yatakiraga ku muganura. Kuko umuganura ni umusangiro, abantu bagasangira, bakicarana ku ntango, bakaganira, bakunga ubumwe, intango ikababera igihango, ikabera n'intangiriro y'ibihe byiza biri imbere. Bivuze ngo abantu ntabwo basangira bafitanye amakimbirane, ntabwo basangira atari bamwe. Umuganura rero wagiye ugira ibibazo, ariko ugenda ugirirwa gahunda. Ubundi kera watangiranye wahanganwe n'u Rwanda, ariko biza kuba ngira ngo kugiye ku cy'ingoma ya Cyamatare, Ndahiro Cyamatare, uza guhagarara kuko nta mwami wari uhari kandi umuganura utangizwa n'umwami. U Rwanda rwamaze imyaka 11 rutagira umwami, ngira ngo bategereje ko Ruganzu Ndori abunduka. Yego. Imyaka 11 hari imiganura 11 itarabayeho mu Rwanda.
hanyuma biraza bigeze ku ngoma ya Musinga abazungu baje barebye nyine ko mu mbaraga mu kugabanya ububasha bw'umwami bahereka umuganura mwivanga amasaka n'amasakramentu twazanye amasakramentu namwe muracyari mu masaka ese donc babawuciye intege yego bibaho biragenda ngira ngo kugera nko muri za 80 twongera kubona umuganura ku itariki ya mbere y'ukwa munani ikiba umuganura ukabona ko abantu babyishimiye wari umuco gusangira ibyagezweho ibyeze abantu bakanaganira bagafata n'ingamba z'umwaka ukurikiyeho kuko umwaka wa Kinyarwanda watangiraga mu kwa 9 buriya niyo mpamvu natwe twigaga gutangira kwiga gutangira guhinga gutangira korora byose imishinga yose yatangiraga mu kwa 9 ese burya ariko urabona ko byaragarutse cyane ubundi ukwezi kwa mbere ni ukwa 9 bivuze rero ngo umuganura wabaga mu kwezi kwa nyuma bishimira ibyagezweho mu yandi mezi bafata n'ingamba z'ayandi hanyuma rero ubwo nyuma dutangira twizihiza umuganura ku ya mbere kwa munani kugeza ejo bundi muri 2016 cyangwa na 7 haza iteka rya perezida rivuga ko umuganura ugomba kwizihizwa ku wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani niba ishobora ku ya mbere ya kabiri cyangwa ya gatatu ntago zarenga 5 n'ubundi biracyari hahandi ariko kubihuza no ku wa gatanu ni ukugira ngo weekend itangire abantu baganure buke baruhuke kandi rimwe na rimwe na Kasipiriyani kaba kabagezeho kabisa ariko n'umunsi wa gatanu buryo ufite n'ikindi usemboriza nubwo abantu baba batagize Furahi Days ibyo ni iby'abampatse ibihugu no mu Kinyarwanda gatanu gafite icyo gasobanura n'umunsi wa gatanu aricyo ubusobanuye ubwo rero noneho buri wa gatanu wa mbere ukwezi kwa munani ni umuganura leta ibishyiramo imbaraga ubu ngubu mu turere ku rwego rw'igihugu ngira ngo birabera za Kayonza ariko i Nyanza mu Rukari naho birashyushye n'ahandi no mu midugudu ubu nanjye nsize imbehe bari kuzihata imonyi kugira ngo mu kanya tuze gutamira kabisa rero urumva uyu ni umunsi ufite icyo usobanuye abantu batagomba kwirengagiza ahubwo wenda tukawujyanisha n'ibihe tugezemo nubwo tudahinga ibyo byose by the way mwagombye kunyibutsa na Karegeya Omar Pano ikaganuza abantu hari ubwo twujuje umwaka abuze ko ari byo wa ibihumbi hafi 27 ndumva rwose ari uyu mwaka rwose ni iki gihe niba atari mu kwa 7 ni mu kwa 8 ubwo rero buri wese mu rwego rwe abana bagatura umuganura ejo nagiranye ikiganiro na imandwa nkuru y'u Rwanda Rutanga rw'amaboko ari kumwe n'umutaramyi Ndekezi Jean Pierre tugaruka kuri ayo mateka amwe namwe nanjye hari ayo ntarinzi ariko niho Rutanga rw'amaboko yatubwiye ati abana batura umuganura ababyeyi nawe wagombye gufata umwana na mama we mukajya gutura umuganura ababyeyi noneho ababyeyi bagatanga umuganura bashobora guhera ku byo babatuye cyangwa se bakaba bafite ibyabo bateguye ariko ntabwo umwana atanga umuganura arawutura kuko n'umuhango w'umuganura watangizwaga n'umwami nk'uko nabikubwiye niwe wavugaga umutsima wo guha abantu ku rwego rw'igihugu umutsima ukavugwa ufite n'amagambo bawutongera bavuga ko bawuvugaga amazi yabo bagiraga amazi bayita ngo iki amazi yaraye mu nzu niyo bawuvugishaga bagakoresha inkwi igiti bacanaga cyitwa umurama bivuze kurama hanyuma ikindi harimo n'ikindi giti bita icyifuzo inyifuzo cyangwa inyifuzo manza ari nka w'umwuko bakoreshaga nkurikije uko babimbwiye so rero wari umuhango utangizwa umwami ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara na za sheferi na susheferi ubwo abatware n'abasushefu bakatangiza umuhango none no mu rwego rw'imiryango umukuru w'umuryango akawutangiza kugeza iwawe kwa Jarasi nawe rero ugomba gutanga umuganura cyangwa ukawutura ababyeyi bawe bakawukanganuza yego
So urumva rero ni ikintu gikomeye cyane, Kabisa. ariko amahirwe tugira nuko nyine muri kino gihe gifite imbaraga niba bigera ku rwego rw'umudugudu. Ni ibintu biri ngombwa, ni ibintu bishimishije cyane, kuko hari igihe rwose abo buri wese yimenyaga. So rero n'ubwo buri wese ashobora kuganura mu byo yabashije kunguka, mu byo yahinze bikera, mu byo iki gihe cy'ukwezi kwa impeshyi ubundi kwa karindwi n'ukwa munani, abantu habaga ari ahantu hari imicyo, nta mvura, ubukwe, iminsi mikuru, ibigage, inzagwa, ibijumba by'amahunge, tugateka za runonko, buri wese akumva ko yishimiye ko umwaka awurangira. Ntabwo umwaka rero wa kinyarwanda urangizwa mu kwa 12 ngo bihurirane n'ivuka rya Yezu nyuma y'icyumweru kimwe bonane. Uriya n'uw'Abaroma n'uwo batuzaniye, ariko tugomba kubihuza, nanone ntabwo u Rwanda arakarwa. Icy'ingenzi nuko tudatakaza ibyacu burundu, kandi nanone n'ibyabo ntitubyamagane burundu, tukabihuza ariko tutibagiwe akaranga ku mugani w'Abarundi. Urakoze cyane rero rwose, asante sana. Natwe hano muri Abani uko biri kose naho turaza kuganura. Bwa Abani iratanga umuganura, cyangwa natwe tuyitura umuganura, ariko umuganura wacu butawutuye nyine iki kiganiro subwo umuto atura umuganura umukuru agatanga umuganura. Kansuhuze rero n'umuvandimwe wanyifurije umuganura mwiza, ati umuganura mwiza mwene Rwanda, buriya iyo uruzi niho amazi atembagana, rero ubumwe uturange cyane rwose. Urumva rero ko abantu baba bazi gahunda uko zifashe. Karegeya nubwo rwose turi kuganura, ariko kandi RGB nayo iri gukora isuku. Niba ariko nabivuga cyane cyane ko ubu kugeza iyi saha insengero zirenga 4,200 zimaze gufungwa mu gihugu. Muri izi nsengero rero ntabwo nshaka kugenda mvuga rumwe ku rundi, ariko urwo nshaka kugarukaho ni urunguru rw'umuriro wa Pentecote. Reka tubanze insengero muri rusange, nuze kuza kuri specifique. Tubanze du general particulier, tubanze muri rusange insengero niki, kuki zifungwa, kuki zifungurwa, zimaze iki, zifashije iki, zibangamiye iki. Yego. Icyambere gitangaje ni ukuba u Rwanda rufite utugari 4,180. Yego. None insengero zafunzwe ni 4,200. Nuvuga ngo insengero zafunzwe ni rumwe muri buri kagari pe, kandi hari zasigaye. Uri kucyumva? Hafunzwe insengero ziruta umubare w'utugari. Niba hari zasigaye, ubwo nuvuga ngo insengero zikubye kabiri utugari. Ko zasigaye ntabwo hafunzwe zose, zishobora kuba zijya kungana n'imidugudu, kuko imidugudu dufite mu Rwanda irenga 14,000 ho gatoya. Kandi niba mu burasirazuba hari insengero 4,000, ufashe moyenne buri ntara uyihaye insengero 4,000, umujyi wa Kigali ukayiha 1,000, deja byabaye 17,000. Biraruta umubare w'imidugudu. Ubwo bivuze ngo mu Rwanda buri mudugudu ufite urusengero. Yego. Bivuze iki rero? Mu nshingano muki? Iyo tuza kugira, nari nasabye imibare muri NESA ngo mpuze ndebe imibare y'amashuri, nibwo isomo ryatambuka neza, kugira ngo abantu batumva ko wenda hari gahunda umuntu ashobora kuba yakwibasira, usibye ko nibaza ko abantu batabimbonamo. Yema nkeneye gufungura amaso n'amatwi n'imitima y'abadukurikiye. Yego. Niba mu gihugu runaka insengero ziruta umubare w'amashuri y'incuke, aho ni ikibazo. Niba buri kagari gafite insengero 2 n'ishuri rimwe, aho ni ikibazo. Niba buri kagari gafite insengero 2 ariko umurenge ukagira amavuriro 2, rimwe cyangwa 2 ari umurenge. Donc akagari gafite insengero 2, ivuriro ni 0. Yego. Ishuri ry'ishuke ni 0. Ishuri ry'amashuri abanza ni 0. Aho ni ikibazo. Cyo nacyo ni ikibazo. Twaba twarageze ahantu insengero zifite umubare munini, zifata uruhare runini kurusha ibindi bikorwa by'iterambere.
yego kandi mu kamaro k'insengero icya mbere ni byiza ko abantu bagira ibyo bahugiramo bagatuza. Hari ibihe twagezemo abantu bakeneye kubakwa mu mitima, ibyo ni ngombwa, ariko uko igihugu kigenda gitera imbere n'insengero zigomba kugenda zifunguka nazo zitera imbere zigatera imbere. Niba imyaka yo gusana igihugu yararangiye tukajya noneho mu kucyubaka bushyashya, ndavuga gusana ibyangiritse n'imitima irimo n'amashuri arimo n'imihanda irimo, tukageraho kuvuga ngo noneho dutere imbere, gukora amasaha 24, interinete, abantu kurwanya ubushomeri, ibintu nk'ibyo, kurwanya igwingira tusa. Aho ni insengero zigomba kugendamo. Nituzibona rero zihari byo guhagarara gusa, ndaje nkubwira nuvuga ngo byakabaye byiza uko umubare w'isengero wiyongera ari nako n'amashuri yiyongera n'amavuriro yiyongera, yego n'ibyaha bigabanuka, nanone ubutekamutwe bugabanuka, ubujura bugabanuka, ubwomanzi bugabanuka, uburaya bugabanuka, ubutinganyi bugabanuka. Birahari, biriyongera. Ubujura, ubukebebe birahari, kandi bose barasenga, biriyongera. Aho rero niho ukorera evaluation. Ntago ninjira mu bya RGB. RGB irareba inyandiko, ibyo bavuganye, ibyanditse simbiteraho imetero kuko ntacyo wabirenzaho. Riba ryabaye itegeko. Ariko se hanze y'iryo tegeko ni ibihe bindi dukeneye? Abantu imitima iratuje, ariko se igihugu kirimo igwingira ry'abana, yego insengero nyinshi, igwingira ryinshi, ubukene, guta amashuri, inda zitateganijwe ziterwa abangavu, ibyo byose noneho n'ubujura. Kandi abanyarwanda hejuru ya 95% barasenga. Izo nsengero bajyamo baratanga umusaruro. Aho niho twakarebye. Ese kubwanjye buriya ungishije inama kubijyanye no gufungura insengero no kuzifunga, yego nta muntu nabuza gusenga, ahubwo zimwe twazihuza, buri murenge ukagira urusengero rumwe. Ariko nanone idini cyangwa itorero ritagira ivuriro, ritagira ishuri, rigire kano, nta vuriro, nta shuri, nta centre nutritionnel yo kwigisha ababyeyi kugabura, nta buryo, nta projet yo gufasha abataye amashuri, nta projet yo kuvana amayibobo mu muhanda, nta bufasha bw'abapfakazi, nta bufasha bw'imfubyi, nta ibyo ntacyo ryaba rimaze. Izo mbaraga baba bari kuzitatanya, ahubwo abasenga bagahurira hamwe na bwa buryo bakabuhuza. Ngewe ubwo iridafite ibyo ngibyo, kumbwira ngo urusengero ruhagaze miliyari 7, kumbwira ngo padiri, pasiteri, bishop, mufti bagenda mu modoka ya miliyoni 80, yego ariko abantu birwa mu nsengero ingo zabo zinjiyemo bamucutse umumpe bari gutera abangavu inda, abantu bari aho bari kuvuza ibicesha, basize abana batariye, uwagiye ku ishuri ntibamuzi, warwaye ivunja ntibamuzi, n'uwasize atetse abana bari rya bikonje, akadakabyimbe, umusatsi ucurame. Please, unsabye inama aho ngaho ni evaluation nabakorera. Nawe byo kumbwira ngo pasiteri yize theologie, je m'en fous. Ndabanza ndebe ngo abo bantu yirije aho yabanje kubabaza uko mu rugo bahasize kabisa. Ngibyo bituma gatanya zihora zikwirakwira, kaba bajura, igihugu kivana abakozi muri abantu, abakozi bakorera igihugu bava muri za nsengero. Iyo twumvishe wanyereje miliyoni 100 afite aho asengera, twagomye kubaza ngo wowe umusengesha wamwigishije iki? Sibyo? Umwana yakuze wabo basenga, umuhaye akazi, umuhaye abayigitifu w'akagari, icyambere abanje inkoni. Ubwo nabaza wamusengeshaga. Ni ibise twari tugukeneyeho. Aho kwigisha urukundo urigisha inkoni, urigisha ikiboko. Ukumva abanyamasengesho mu manza ngo banyereje miliyari. Gutese. Ibyo rero nibyo byakagombye kureba, nibyo twakagombye kureba mbere yo kuvuga ngo ibindi byo ari umujyi wa Kigali cyangwa inzego zibanze zitegeka. Niba hagomba kuba ubwiherero ni ngombwa, niba hagomba kuba hafite isuku ni ngombwa, niba urusengero rugomba kugira umuzamu ni ngombwa, ariko n'inzego zikanakurikira mu rusengero habera iki. Kuko niba cyagiye cyo gusana imitima
dusa naho twakirenze tukajya mu iterambere Yego. n'iterambere ry'ikoranabuhanga hari n'ibindi bishobora kwigirwamo yego cyber crimes ubutinganyi yego kurokirita abaterabwoba birahari cyane ibyo byose ni kuvuga nta rusengero ndi bwite izina ariko icyo ndi kuvuga cyose ari aho kiri ugasanga korali igizwe n'abatinganyi gusa cyane ugasanga ikigo cyitwaga ngo ni icy'ishuri nicyo Al Shabaab cyangwa Hezbollah na Gaza zizo kurokiritiramo oho ugasanga ba bantu bya bindi byabaye muri Kenya ejo bundi kwa Sirengo na Ezekiel ugasanga nano hari urundi rusengero bitutumbamo ugasanga ibyabaye kwa Joseph Kibwetere muri Uganda ugasanga naha biratutumba inzego ziba zireba zigakumira ugasanga habamo icyo nakwita human trafficking ugasanga umuntu ushaka abantu ajya kugira abacakara muri Oman araca mu rusengero cyane iyo inzego ziritaye mu gutwi zikora iki ugasanga umutwe uri gutegurwa kuzahirika ubutegetsi muri Mauritania urokirita mu rusengero runaka ruri mu karere k'ibiyaga bigari inzego zikabita mu gutwi hari byinshi kuko inzego buriya muri mandate gukominika ntago birimo gupibiriya ni ibyacu abanyamakuru ariko zibona byinshi zigatangaza ibikenewe ku mpamvu twebwe rero byose dushyira hanze ni inshingano zacu gutangaza kabisa kwegeranya amakuru kuyatunganya kuyatangaza ariko inzego zegeranya amakuru zinafite menshi icyo cyanyuma cyo gutangaza nta zirayatunganya zikayagumana zikayashomina zikayohereza mu bafatanyabikorwa aho akeneye kugira akamaro gutangaza ni ibyacu kabisa niyo mpamvu burya hari igihe dutangaza iby'inzego zitashakaga ko bitangaza rimwe na rimwe umuti ukaba wakwangirika tukangiza umuti ibyo bintu nabyo abantu babitekereze iyo nkubiri yo gufunga isengero ngira ngo yigeze kuba gatoya hafi ya covid none iragarutse ibyo byose rero nakubwiye bishobora kuba birimo ugasanga nari mvuze human trafficking ushobora no gusanga mu nsengero harimo channels zo guhanahana amapasi kuri telefone okay kariya kambaye umutuku n'umweru cyakagupangira kabisa ugasanga wenda mu nsengero harimo ikintu hari ikindi nibagiwe harimo nka network yo kunyereza imisoro ibintu bikajya biza byanditse ku rusengero birexonore kandi ari ibyo umuntu ajyanye muri kenkayoriye mu gakinjiro ibyo byose inzego urazizi wowe so niturebe rero ngo baziza amapave ngo amatoilette ngo parikingi hari ibirenze ibyo ariko yes ibyo ni mvuze RGB kureba ibyanditse mvuga inzego kureba ibihishe ariko nka societe no kureba evaluation y'urusengero no kuvuga ngo evaluation no kubanza ukareba ngo wowe isengero runaka Jarasi Horo Church mumbaza imyaka 5 iribe ibikorwa by'iterambere mwazanye biteza imbere abaturage ukavuga uti mfite ka materineri abana baba bakiniramo mabigibigi iyo ababyeyi babo bari gusenga cyane tukavivura hanyuma ugenda mu modoka miliyoni 120 urusengero ruhagaze miliyari 5 segonderi se murifite nta n'ikibanza turagura 0 hanyuma se hari akavuriro mufite cyo kora dufite ka infirmori gapfuka ibisebe nk'umwana yakomeretse 2/10 nk'abara wajya munsi ya 50 nkabwa ni rero banza nguhaye iminsi ingana gutya banza ibi byaba ngombwa na ya modoka ukayo wayigurisha ukagenda mu ya 15 cyangwa 20 ukabanza ugakora bya bindi ukagaragaza icyo bari societe ofete uranyumva ibyo rero ntabwo nanone kubera ko insengero abanyamadini abafatanyabikorwa ba leta nabwo inzego zibagendera buke mu biganiro kubaganiriza bya bindi tujya tuvuga umuntu bakamwegera no kugenda buke ubahutaje nanone urumva abantu bafite insengero niba ziruta umubare w'utugari zikubye kabiri umubare w'utugari bivuze ko abapasiteri baruta abagitifu w'utugari aho ni ukugenda gake rero uranyumva ni ukubagenza buke ariko ukabagira inama
bakareba plan d'action. Urusengero rumaze imyaka 10 rutagira na secondaire vraiment ngewe singweke nta secondaire cyokora wenda hari ibikorwa zishobora kuba zikora tuba tutazi, kurihira minerivare wenda abana b'imfubyi, kubakira abatishoboye. Ibyo byose niyo evaluation umuntu wese ufite urusengero yakagombye gutekereza. Ntabwo ndi buvuge mu mazina, ariko hari zo tubona zigenda. Ejo narimo mbona ibyumba, hari idini ryubatse ikibuga cy'umupira hafi y'ahantu hari communauté z'abasigajwe nyuma n'amateka, bakora amakipe bavanga. Ubwo iyo ni inzira iganisha ku bumwe n'ubwiyunge, n'abandi bagombye kugana aho ngaho. Ariko idini rikamara imyaka 20 mu gihugu 30, nta kaminuza, nta secondaire, nta kaminuza, nta vuriro, nta bitaro. Aya. Kandi tukajya twumva ngo banyerejayo. Yego. Iyo rero niyo akabaye evaluation ifatika. Kandi ntabwo mpamya ko umubare wenda bise tuvuge ko ziba nyinshi kugira ngo abantu basengere hafi. Ariko umurenge ntabwo ari kure, kuko ku murenge tujya gusaba service. Ahantu wajya rimwe mu cyumweru rero ugiye gusenga, nta murenge wakarengeje urusengero. Anyway, wenda kuri buri ntuza. Okay. Reka wenda ngendere kuri ibi bintu byagendeweho bagenzura insengero. Harimo ikijyanye n'abantu basengera mu misozi, mu buvumo, mu ishyamba, no mu ngo z'abantu. Ibyo byose ubundi ibyo byagombye gufungwa n'inzego zibanze. Ubuvumo si ahantu ho gusengera. Hariho nigeze kubona ahagaze ibana ikibuye igisyo kimuri hejuru, nk'ubu kimugwiriye. Ejo bundi hari umuntu waguye hano Kinyinya, yagiye kwiyiriza amazi iminsi 3 atarya, ngo yarabaye nk'uwo kwa Kibwetere, abaciyeho ngo yari yavuye ibyumba. Kandi mbona abanyakigali bavana ibyumba bakajya gusengera hariya kuri Mwange, ku Rusumo, muri yari amazi asuma. Abandi bakajya munsi y'ahahoze inkambi ya Gihembe bavuye i Kigali. None undi yavuye ibyumba aza kugwa Ikinyinya, ngo muri Kimama muri ndabirambiwe. Ibaze vraiment iyo nzira yose none yishwe n'inzara, pratiquement n'inzara. Erega gusenga roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima cyane. Utawugaburiye Yesu uzagira gute? Utawigishije se. Ariko ni gute umuntu ashobora kwirwa mu rusengero bari kumusomera Bibiliya, aho kugira ngo usinga agashuri k'abakuze byayisomere, ukajya bavuga ngo ni muzi, bakajya babwira ngo yewe data we yakwitiranya Mariya na Marita. Wabyisomeye, wabahaye inzira yo kugira ngo babyisomerebo. No, washinze ishuri, wafashe babandi aba mu rusengero ugafatamo bamwe bize bagakorera ubushake, bagashyiraho ishuri rya kabiri mu cyumweru, kuwa kabiri saa 8 no kuwa kane saa 8, abatazi gusoma no kwandika babandi babizi bakabigisha. Noneho ya Bibiliya bakajya bayisomera, ku buryo n'igihe ataje mu rusengero yayisomeriwe. Muri evaluation wagombye kubaza ngo muri no rusengero abazi gusoma no kwandika ni bangahe, abarangije primaire ni bangahe, abarangije secondaire ni bangahe. Iyo niyo evaluation tukareba aho tugana. None ko tujya tubona uko abayoboke babahugukirwa mu bintu, ariko bagenda bashidikanya. Bashidikanya kuki? Uburyo umukozi w'Imana ahubwo kuba yatunga abantu batazi ibintu ari byo birafantaje. Azabibazwa nyine. Ubwo se yabakorera hejuru rya Kamonyi cyangwa rya Gasogi? Uruyobya uprofita ignorance y'abantu. Yawa shawaza ya ni rya Gasogi tu. Ni rya Gasogi. Koma. No ubereho kuba umva, ubereho kuba urumuri n'umukiro bya rubanda. Niba bayobya ijuru uvuga ni rya Kamonyi cyangwa rya Gasogi. Iryo rindi ntaryo. Kuko akagombye kuva umuntu abereyeho abandi. Ejo bundi gihe impanda ivuze cyangwa se isifure ya nyuma ku buzima bwawe ibaye, ukavuga ngo nagize ntya nafashije Karegeya gushinga cano, aho ngaho uri hafi. Nishyuriye minerivare umwana ubu arahana indi ntambwe. By the way wa muntu wa Ruyenzi bimeze neza fresh. Hari umuntu naguhaye ngo ufite igare yakuvugishije. Wigare narigize inava kwa muganga nibwo tuzamenya niba abona igare. Ariko ubu garanti, ubu code garanti, igishoro garanti, n'ibindi biri kuza. Kuko byatumye twakanguye abantu n'abaturanyi be ntibari babizi cyangwa ntibabibonaga nk'ikibazo. Ariko abaturanyi be nabo bavuye hasi, nabo kuri cano bava hasi, duhuza imbaraga.
iyo uri umwe isi iraguhambira, ariko iyo muri benshi murayivunjira kweri mukayumvira. murayumvira. Uwo mugabo akiri Nyakamwe yabonaga ibintu byararangiye kabisa. imyaka 7, ariko ubu ngubu deja uku kwezi aragutangira bamunzi. Icyo nicyo kintu wakabaye uzava. Naho niba warabayeho uri wo kugumisha abantu mu buyobe, mu buhume, ngaho urababwira gusengera mu buvumo za Kanyarira, bakavayo bakajya tukababona ku mateleviziyo bari kubakwakwanya, bari kubavovora ku Kibuye. Sinzi iyi Nyamyumba hari aho twumvise ngo icyari urusengero cyarahindutse urusamiro. Donc ibyo bintu umuntu ukora ibyo, naho inzego zahumbye amaso, naho abantu babyihorera, menya ngo ijuru ukorera ntabwo ari ririya twumva pe kabisa. Urakorera irya hano hafi, kuko niba hano bakujajinga ubwabo bamanota ukabona munsi ya 5 ku 10 ahandi se mbose wavuga iki? Ibyo rero nibyo abantu bakagombye kwibaza ariko ngira ngo na RGB n'izindi nzego bakagombye kwigisha niba izo nsengero, niba mu kagari harimo insengero 3 zose z'abakristo, kuki zitahura niba zose zemera Kristo? Cyangwa se tuzagwe mu mutego wo kuvuga ngo buri muntu buracya agashingurwe, tukuma ngo dusengera kwa kanaka kwa kandi koko nicyo kintu ubona ko uwo mwuka wazamutse. Ariko biyambaza nde? Niba ari Kristo na nyina Mariya n'Imana Rurema, kuki batahuza izo mbaraga? Niba kuzihuza bidashoboka rero ni ugushaka kubaka izina ry'umuntu n'ubukungu bwe. Ariko ni gute wavuga ngo urashaka vewiti nta na gardien ugira kwera ibindi? I'm sorry, bantera amabuye uko bashaka. Gardien, ishuri rya gardien ibyumba 3 kubyubaka icyumba cya gardien ntabwo cyarenza miliyoni 7 5. Ariko ushaka imodoka ya miliyoni 80, gardien itagutwara miliyoni 20 ntayo ifite. Kandi ari ifite impact kuri societe. Icya kabiri urubaka abasaza n'abakecuru, abuzuye mu nsengero bose barengeje 25. Ntacyo ufite, nta gahunda ufitiye iyo abafite 5 10. None se ejo se uzahasiga he kuri gukorana n'abageze iyo bajya imyaka yamaze kurangiza? Abatoya bari he? Babataye mu rugo, bagiye mu rumogi, bataye ishuri, barimo baratukana ku babyeyi, barimo baraterwa inda, barimo bararya ibitaribwa, bari mu bitabi, bari mu nzoga. Wajugunye uwari ubashinzwe yicayeho. Anyway, buri wese niyo nka auto evaluation. Nizere ko buri hari n'ikindi cyatekerezwa. RGB na Minubumwe bakora itorero ry'abanyamadini, bakabajyana inkumba, bakabigisha ibyo bintu byose buri wese akavuga, akahava afashe ingamba ngo mu itorero ryanjye mu myaka runaka ndaba mfite iki kabisa. Dore umubare w'abana bazaba bararihiwe amashuri, dore umubare w'abakobwa babyariye iwabo nzaba naguriye amamashini cyangwa barize gusuka, dore umubare w'abapfakazi nzaba narubakiye, dore bagahiga dore umubare wa pasiteri bazaba barangije kwiga muri rya shuri ngira ngo ari i Masaka niho riri, ntago ndyamamaza ibyo. Ariko kwicara uhiga imodoka yawe wenyine, no. Mbere yuko wenda ngira aho ngira mpinira, kuko ntago ndibuze gutinda cyane, reka Karegeya unyemerere mbwire abadukurikiye koko ubyo byose umurimo w'Imana wo urakomeza, bakomeza kuwukurikira. Hari chaîne imwe ngomba gushishikariza abantu gukurikira yitwa La High Loy TV. Iyi ngiyi yindi chaîne yivugabutumwa murajyaho ni La High Loy TV, gutyo ndi kubivuga. Ubundi mukore subscribe, mukore like, share, comment nkuko mubigenza no kuzindi channel zindi, mwumve ijambo ry'Imana. Hanyuma Karegeya nyemerera wenda nge kuri kino kintu, nubwo wakomeje kuberereka uvuga uti ngewe sinshaka kuvuga ku nsengero izo ari zo zose. Izatangajwe turazivuga. Nari nanze ko duhera kuri iyo y'umuriro, kandi si yo yonyine. So mu rutonde rw'insengero zigomba kugenda burundu. Urutonde hari uwo umuriro wa Pentecote, yego. Hari Beloved Church, yego. Hari Ebenezer, yego. Hari abakusi, hari abagorozi, n'amadini n'amatorero by'inzaduka. Buriya ubumara buba ku murizo.
amadini y'inzaduka sefuru sefuru ni biravanze ntabwo wamenya kwaduka ni ryari nayatangiye mu uhe mwaka kwitwa inzaduka bivuze iki kuko icyo gihe ba nyirayo bashobora no kuvuga ko nkuko bavuga ngo amashyaka y'inzaduka wahera kuri he aya nyuma y'icyenda kane amashuri y'inzaduka se amaduka y'inzaduka se kuko urumva ibyo umuntu ukoresha iyo terime nawe ubwe ntabazi ikibazo ateje precision nta precision zihari kandi kwaduka ubuzima na leta y'inzaduka ibaho ibintu biraduka yes ubundi hatabayeho kwaduka byaba bivuga ngo igihugu nigitera imbere kiguma muri n'ubuzima si byose amahoteli y'inzaduka nk'iyi twicayemo ahubwo kwaduka ni kuva ryari donc ntabwo kwaduka ari byose aba ari bibi sibyo inyubako z'inzaduka si byose convention ikigaye ati inzovu iri hari minijisi raze ni yuzura ntizaba ari inzaduka cyashya se ntazaba ari inyanduka se na ministeri z'inzaduka minu bumwe kwegereza ya indi ari iki ya privatisation twumva ijambo kwaduka ese kwaduka byose ni bibi amashuri y'inzaduka kaminuza z'inzaduka ni zaryari ese ibyaduka byose ni bibi ibyaduka byose ni bibi uwo muntu rero yishyize mu kagozi atabizi turebe ngo byadukanye iki ahubwo yego itangazamakuru ry'inzaduka ubwo ni za YouTube na social media yabaruzi ako ni kamwe rero aho ngaho ni ugukosora wenda ukavuga ngo amadini n'amatorero byavutse igihe iki n'iki cyangwa bifite imigambi iteye itya yego ariko kuvuga ngo kwaduka oya niyi saha ni icyaduka si arrivage cyane so rero kwaduka si ikintu wakagombye kugenderaho kuko kwaduka amasitiri imyenda wabonye cyane imyenda y'inzaduka made in Rwanda se si inzaduka style zo kogosha imodoka se imodoka Prius sinzaduka inzaduka byo ryafati za Kia se sinzaduka inzaduka ryajya ubwo uvuze ngo imodoka z'inzaduka hasigara Toyota yonyine hasigara Toyota na Mazda za Benz wenda ariko ubwo za Kia zahita zikubitirwa mu bisheke za Noah za ya yindi ni za Hyundai urumva kwaduka si ikintu wagombye gufatiraho ngo ubone ko ibintu bimeze neza cyangwa bitameze neza ni ukubanza ngo yadukanye iki azanye iki si byo se azanye iki irembo si icyaduka reka n'imirenge n'ibyaduka rwose 2006 2006 n'intara n'inzara none na decentralisation nabyo ni icyaduka ariko gifite ibiki bizima gifite aho rero uwo muntu urumva we aba yagize hanyuma igikurikiyeho yabaye impinduka inzaduka ziraza byanze bikunze yego hanyuma ukavuga ati abagorozi rero ubundi ngiye nabafataga ntabwo nari nzi ko ari amadini nari nzi ko ari ishami ry'abadivantiste mu buryo bwa kivuzi byo kuvura nanjye niko nabafata rero hari abantu benshi bafasha sinzi ko bakora idini baranasenga cyangwa no kuvura gusa munsi y'ibiti rero nawe ni ikibazo ubwo se voka iguhadukiye cyangwa inzoka ariko kugorora bakomeza kuvura byakomeza ariko gusengera munsi y'ibiti nanone wapi abandi ahubwo ntabwo abarangi ntabwo numvisemo ariko abagorozi burana nabo bashobora kuba bari buze muri kino kintu kijyanye n'imyizerere nk'iyi ngiyi y'abantuzi y'abaki yaba umuriro wa Pentecote oya umuriro wa Pentecote rega no kwitwa umuriro nabyo ni ikindi kibazo mu bihe mu gihugu nk'iki urumva kuko mu bagorozi harimo igice cy'abantu nabo bemera muri uriya buryo y'abagorozi bazi nk'abavura niba harimo no gusenga bagasengera munsi y'ibiti cyo ni ikibazo abahirika se nabaye ahubwo ngira ngo abahirika nimwe batarya inyama ngira ngo nase abagorozi bose abadivantiste ariko baravura by the way icyo nemera cyo nzi ko ngo bavura baravura kandi bakigisha abantu kurya ibintu biri naturel ubwo rero mu bijyanye no gusenga babahagaritse niko numva ako ka message sinzi ahantu kaponyotse kangeraho ariko kugorora ubugorozi bushobora gukomeza
nta barangi numvise abarangi nta barimo nanjye bantunguye kuba batarimo. Hanyuma rero umuriro wa Pentecote wo ipareke nibyo bya bintu nakubwiraga ngo harimo amacakubiri, harimo amakimbirane, harimo ibiki bya bintu nkubwira ngo inzego nazo ziba zigenda zireba cyane. buri inzego zirareba zikareba igihuru kizabyara igihunyira zikagitwika zigakumira zagitwitse zagitwika n'igihunyira kigahira gasukura none reka dufite society igoye my dear urebye uhumbije gato hazamo ibindi bintu. Ibyo uri kuvuga nibyo kuko nko kuri iri ngiri umuriro wa Pentecote RGB yavuze iki harimo kuba ngo harimo abatarikingije COVID-19 uretse gatoya nyine imyemerere y'abantu bo mu muriro wa Pentecote ngo donc ntibatanga amaraso ntibahabwa amaraso ngo ntibikingije covid wasanga n'indangamuntu batayitunga n'uwayikingije bamufata nk'uwigometse ubwo wasanga bataranatoye lazima ukabyoroshya kuboneza urubyaro ntibabyumva kuko baravuga ngo bo bavuga ko gukoresha agakingirizo no kwiyaka mu gikorwa cy'abashakanye kwiyakana mu gikorwa cy'abashakanye naho bitaniye no kwica kuko ngo iyo intanga zigumye mu gakingirizo cyangwa ntizijyaho zagenewe naho bitaniye no kwica iyo myumvire ariko ibyo abifitwe n'amadini menshi komeza nubwo batatura ngo babivuge ubwo icyo nikijyanye no kuboneza urubyaro ariko ikindi ubwo ni babandi bavuga ati mwuzure isi nk'umusenyi wo ku nyanja ngira ngo nabo ikindi kintu kindi kirimo ni ukutuzuza ibisabwa nta buyobozi bafite buzwi muri kino gihugu se bikabaho muri RGB ntabwo biyandikishije hanyuma se RGB yababwiye niki bakoraga ibyo ntibishoboka bakoraga RGB itabazi kuba itorero hari bimwe rigenderaho biri mu mategeko ngenga mu mikorere bidateganyijwe mu mategeko shingiro uvuga ngo nabo hari ibyo bishyiriyeho ariko mu itegeko ibyo byihorere ibyo RGB yanditse naguye ngo ibyanditse biguma uko biri twe tureba ibitanditse abayobozi bajyaho bati ese ikimenyane giteye giti ko rimaze igihe nibyo muri 2001 imyaka 23 none uko ngo ntirize ahubwo ryabayeho mbere ya RGB yego cyane wabyumvise iyi umuriro wa Pentecote ngo uyomoye kuri ADPR isanzwe izwi iyo nayo nayo irimo byo gucunga nabo mutungo yego urabyibuka so rero urumva reka ntago ndiza ariko byanze bikunze hanze y'ibyanditse ubwo hari ibindi byinshi ushobora gusanga ari ikintu cyakoreragamo kitameze neza rimaze imyaka 23 rigafunga akaba ariko rifungwa ukorera mu gihugu arebe sikusetsa wowe ariko urumva rero hajemo iyo myuka yose amacakubiri iki uzi nyuma ya 2001 ibintu bimaze gusenywa amakopeke yaragiye amakoperative meyo ay'abamotari ejo bundi iki none iryo se ryaba ryari rimaze icyo gihe rimarike yaciye hera nica hese nyine hari itagiye ari nyine ubwo hari ahantu ushobora kuko hari ibintu buriya hari ibintu tutajya tugira kanjye nirinda ku wenda nivuge kuko mbona ibintu muri u Rwanda nubwo rutemera rutahakana ntirunemere rutafashe umurongo nk'uwa Uganda kubijyanye n'abatinganyi ariko ntabwo wavuga ngo ku rwego rw'umudugudu ngo nzamuye idarapo ry'abatinganyi mushyizeho umudugudu buri mudugudu ushyizemo uhagarariye abatinganyi hari umuhungu w'ishyitsi yigeze kubitubwira turi i Musanze umuntu wo muri Minijisi aramubwira ariko ati burya hari igihe umuntu akubwira ko kurya avoka byemewe sibyo ariko ihiye noneho ugashaka kuyirya buri munsi n'igihe zitarashya ugatigisa igiti ukayirya ikarata ni ukuvuga ngo uwo muntu icyo yashaka kumubwira ni ukuvuga ngo hari bimwe mwemerewe cyangwa se hari bitabujijwe umuntu naguhohotera azaba ahohoteye umunyarwanda aguhohoteye mu byurimo ariko nanone nushaka kuvuga ngo buri mudugudu ugira idarapo ry'abatinganyi ry'umukororo napana umukororo byo bawusangiye na PS imbera kuri ugashaka kuvuga ngo kuri buri rwego rw'umudugudu haba umuntu uhagarariye abatinganyi icyo gihe watangiye uri murigisha ibitemewe nubwo bitabujijwe mu nsengero kandi niho hantu hamwe ibyo bintu bishobora guturuka cyane kubera ko buriya mu nsengero bigisha kureka inzoga n'ubusambanyi yego
ariko ubusambanyi bw'umugore ku wundi ntibwigishwa. hari aho uzi bubujijwe. Ishwe. Ubusambanyi bw'umugabo ku wundi ariko aho bigeze sosiyete ibi ngo nibo bari gucana inyuma. oya ntabwo byitwa gucana inyuma. Wajya se kurega ngo umugore wanjye ngo mume gatanye umugore wanjye namusanganye n'undi mugore baryamye. Biriya bizatugeza kure ahubwo ubanza ntekereza ko ubanza kugira ngo n'abavandimwe bashobora kugira none umugore na mugurumuna we umugabo na mukuru we ko nta macugane baba benda kubyara none ibyo bintu ukambwira ngo sosiyete yabyakira nubwo bitavugwa wamenya ahantu ibyo bintu biri gupangwa wowe ugacece gatura ntabwo bishoboka. Rero hari utuntu twinshi tuba duhari kandi ibyo mba mbivuga kubera ko mbafite utugero duto aba ari nko gutera imetero nkamurika gatoroshi gatoya cyane abafite kinini cya projectile bagatungayo n'ibyo. Reka nsoreze kuri iki kintu kijyanye ubujiji kuko Dr. Yusta yakigarutseho ubujiji nk'ikibazo n'ubundi kubera ko muri kugenderwaho harimo n'urwego rw'amashuri y'abayobozi b'amadini. Ibyo ni standard RGB yashyizeho. RGB iravuga ko 75% y'abapasiteri bize amashuri abanza gusa. Bitwaye iki? N'ibyo twari tubakeneyeho igihe runaka barakigezeho bakore kandi barakoze igihe kinini ahubwo cyagiye twari dukeneye isanamitima n'abatarize primaire barakoze kandi hari abageze kuri izo ntego twari dukeneye. Icy'ingenzi ni ukuvuga ngo ese uyu dufite ajyanye n'ibihe dukeneye. Niba bikeneye ko bashinga segonderi izayigomba kugira umupasiteri uyiyobora cyangwa agashaka umurayiki cyangwa utanasengera aho ngaho. Niba koko bikeneye kwigisha ijambo ry'Imana kuba warize teologiya kuba ubimenyereye itoke ariko imishinga sosial oya ntabwo ariho by'imicungire oya imicungire se ntabwo bashaka abakonsulta. Ni ngombwa se koko ntabure wa DPR bari umu ADPR bazana n'umusirama karicunga. Icyo nicyo kibazo ahubwo ntabwo ari ngombwa ko nyiri urusengero aba yaraminuje. Niyo waminuza ntiwaminuza muri byose ibindi byifashisha abandi. None se naminuza muri teologiya akaminuza muri sociology icyo gihe azakora agashinga ko gufasha imfubyi n'abapfakazi ariko si bitaro ninde uzakora dove n'umumedecin bazamushaka niba batamufite. Waminuza se muri byose tujye tureba tujye dusesengura tunareba ibintu bivugwa. Ninde se muntu wiga byose hari umuntu wize byose se nta mujeni ntawe oya nta nubwo ari umujeni bisaba kubyiga. Ushobora kuba jeni ariko iyo ufite uri umujeni wabyibitsemo utarigeze ujya aho babivumbura ukabipfana. Niyo ugiye aho babivumbura rero ushobora kuba uri umujeni ukagera bakakwigisha kubaka cyo gukora bwacya warangiza faculty yo kubaka ukaba ugiye no muri ICT nayo ukayigira ariko ibyo utagiyemo ntabwo uzabibamo jeni. Uzifashisha abandi rero abusaba abacuruzi bacuruza za mira bize economy cyangwa commerce. Oya icyo cyo naje iyo bigeze mu misoro se ntibashaka badekarara. Nibutse ko akazi ubuze ko mfite channel nzi kamera nzi ko editing uko musetsa ya ubuze ushinga hotel aziguteka no okay umuntu umenya byose. Ikigenzi no kugira ubwo bushake ukagira equipe iyobora. Iyo kipe kabirimo babantu noneho bose dushobora kubona. Ushinzwe spiritualité ni umuntu wize teologiya wigisha bagafashwa. Ushinzwe sociologie ni umu assistant sociale wizibi. Ko ntabure n'uyu wize imburabuturo. Goronome niba hari umushinga w'ubuhinzi none se uziga umenye no guhinga kandi uzatanga imbuto se yatuburiwe he uzatanga singemwe nuza pepiniere wize ko ntabite yamenya gukora pepiniere nta muntu umenya byose rero n'igihugu niko kigenda. Dufite abize ubuhinzi dufite abize ubuganga dufite abize ubunyamakuru dufite abize ubukungu abo bose barahuza. So no mu rusengero hapanze ikipe iteye iryo ubushake wabuhari kandi insengero ziyaminiya n'ubundi nuko zubatse kandi nanone iyo yari ugutanga akazi
ukeneye tekinisite y'umuntu ntugombera ngo ni uwacu ngo ni uwo mu idini ryacu urabizi ko guverinoma ibamo abantu batagira n'amashyaka ariko iyo uretse gato akabanze kumvikana uzi ko muri guverinoma harimo abantu batagira amashyaka yego none ya politike kubera iki babazanye kubera ko babakeneye technically yego uranyumva so ikigenzi ni ukumenya ngo ubundi kuyobora ni iki kuyobora ntabwo ari ukumenya byose kuyobora ni ukumenya ngo abo nyoboye kanaka ashoboye iki icyo ntashoboye kanaka aragishoboye agikore niba ntafite ugishoboye reka mushaka ahandi yego uko ni kuko ikigamijwe ni uguteza imbere ibyo urimo byuyoboye uranyumva ntitujya turukita abanyamahanga se cyane rwose amahanga se ntaza kurukita mu Rwanda cyane kubera iki kugira ngo ugere ku ntego iyo ugamije intego ushaka abagufasha kuyigeraho nta bindi kuyobora ni ukumenya kwifashisha buri wese mu gihe cyangombwa mu bintu biri ngombwa yego nibyo by'amashuri byo ako ni akantu gato cyane nakubwiye nyine RGB ibyayo ni teori zanditse hano rero njye ntabwo naza kugaruka mu byanditse kuko birahari wajya no kuri website ukabibona ahubwo ni ibiki bitanditse twebwe dukeneye tubona impande y'inyuguti hari biki icyo cyo nicyo reka mpinira ahangaha ariko iki kintu warusorejeho cyo kuvuga mu matorero dukunze kukibonamo cyane cyane ayubakiye ku bantu asa nk'ayashinzwe n'abantu cyangwa se amafamiye runaka ikintu uwacu abacu nguyu rwose ni uwahe yavuye hese ntekereza ko icyo nacyo nk'uko bivuze umuntu agomba gukora ikintu bijyanye na qualification icyo nakwita nka plan d'action niyo ya mbere mu banyarwanda usanye iki ushaka kubakura he ukabageza he uzabigeraho ute yego nuvuga ngo nzabigeraho njyenyine na famiye yanjye ni ikibazo yego ushaka kugeza abantu he hari rero n'insengero ziba zicaye gutya mu myaka 5 yose ugasanga nta kintu gishya bazazana usibye kugura pasiteri imodoka wenda yego niba ari ugukodesha bazaba bakiri mu bukode niba ari ukubaka nibamara kubaka bizaba birangiye nta kibanza nta gashuri nta na auto école muri twe na mwarimu Clement nibaza nta gashuri kigisha at least ni urushinga n'agashuri ko kwigisha abakobwa gusuka no gusoma no kwandika cyangwa gukora massage uraho tu imyaka 10 irihiritse uraho cyane ibyo nibyo evaluation twebwe abanyarwanda societe cyo evaluation yacu niyo kabisa naho kwirwa Bibiliya nubwo cyaba igitabo kinini wagisoma imyaka 5 kuko utarakirangiza aya nose imyaka 5 wagejeje umwaka umwe Bibiliya birangiye igisha abantu gukora udushinga duciriritse bashakira inkunga cyangwa ubereka uko bakoresha inguzanyo ya bank bakora ibimina ndabizi ko ibi byose ndi kuvuga hari ababikora niyo mpamvu nirinze amazina ariko uwiyumvamo ko ari ibyo mvuze atubahiriza agerageza agire yikubita agashya aho kuzifunga byose n'umuti zizanafungurwa jovebe ariko nizifungura zigakuma zikora gutyo niba RGB evariwa gutyo nanjye nevariwe gutyo bagira ibyo bakora bifitiye akamaro societe okay asante ndagushimiye yego